Mediane Arsenal nawe urabibona ihagije cyangwa ari inyongera bakwiye gushyira mu mujyo nk'uwo yandi makipe hafi ya yose ku mugane w'Uburayi wo kugura abakinnyi bakiri batoya tara zitanga icyizere cyangwa se impano zitanga icyizere mu gihe kizaza. Arsenal yaguze neza. Ikindi cya kabiri nta pressure yari iriho kuko yasaga nk'ishaka backup cyangwa se umukinnyi wa squad kurusha ko yashaka umukinnyi navuga ngo uza kuziba icyuho cyari gihari cyane, ahubwo ni umukinnyi wo gufasha in case ndetse no kuba bamuteganyiriza ejo hazaza. Liverpool bite kwisaba kwidakoma sintekereza ko Liverpool ishaka kuza kumurekura kuko n'umukinnyi witwaye neza ashaka ari mu bameyeri joueur ba Liverpool. N'ubundi wo bita Neslot ibyo yagiye atangaza amakuru abaza BBC za The Athletic yaravugaga ati icyambere dufite abakinnyi beza kandi icyo dukeneye kumaintaininga ni standard. Muri iherukire recent ni umuzamu Philippe Jorgensen wavuye mu ikipe ya Villarreal yarakenewe ubundi muri ikipe ya Chelsea. Gushaka umwataka bifite ishingiro. Ntabwo wambwira ko ikipe nka Chelsea izashyirwa ku mugongo n'umuntu bita Jackson. Transfer si nyinshi. Savinho winjema avuye muri Girona gusa. City nta kindi kintu kongeramo. Nta kintu cyo kuvugaho. City ifite abakinnyi ntabo yagurishije. Tuzi ko isanzwe ifite squad ihagije. City yo ntasha. Lenier transfer yagenze. Kope ya Nutina ndabwira gusa itubwira. Niyo nakireka tuzamuka kuko ni ndende. Yinyuremo gato duhinsi. Twari tubizi ko Madrid iri kumuhanganira byagenze gute kujya Madrid imubure isange Manchester. Kuyivuga umunota umwe biragoye ariko Lenior yavuye muri Barcelona kuri Nico Williams na Dani Olmo ni deal. Uwayo mazina abiri transfer iri hanze y'igihugu iri hanze y'Ubwongereza ihari. Try to tactics to understand the game. Why we decide to do that or not in the other way. You had it? Yes! Good. Musa, Dennis and Fred. Catch us live at Triple Sports Arena. Here we go, Triple Sports Arena kabisa. Dutangiye ubu tugiye kubikora uburomano. Transfer i Burayi. Sofa transfer imaze kugutungura Sofa aho bigeze ubu ngubu. Ni bisa nkaho muri transfer muri iki minsi nta transfer mu Bwongereza irimo kuboost. Oya kwisi hose tu. Kwisi hose. Transfer yadutunguye ariko nayo ntiyadutunguye gusa niyo transfer twavuga ngo yabaye nziza ni Kylian Mbappé. Ariko izindi zose ushanga abana bakiri batoya izitara abana batoya ntiziranagura. Ubwo turavuga nka Chelsea. Chelsea usibye uwo muzamu ngo ni Philippe Jorgensen uri kuvugwamo guturuka muri Villarreal nta wundi mukino. Mark Gehe. Buretse Orohamo twagiye. Deni ravuze ati Sofa na transfer yamutunguye cyane uretse wenda ya Kylian Mbappé nayo yari expected. Wowe ku giti cyawe rero witeze ubu ngubu ishobora kuzagutungura cyangwa yaba bikagutungura. Transfer yabikano ntuvuge moreyo cyangwa aperi ntayo ko zisigaye zijye kuba n'undi byara trending cyangwa se kabatari n'abakinnyi bafite izina cyane ku buryo uvuga ngo ubusanga rugango niyo abakinnyi bafite ta. Iyi saha nta transfer ihari tuvuga nkuko twavuga ngo Man yaguze Martinelli imukura muri Arsenal. Nyine nicyo nyeneye kumva transfer ya mutungu ishobora kumutungura ni transfer yabitwika. Nkaramari bavuze atagiye muri PSG nako cyangwa se ubu transfer ubu ngubu twe expecting ivugwa nko muri Barcelona. Ngo twakumva Nico Williams yasinye muri Barcelona. Byagutungura cyane ngo byo gutungura. Byantungura kimwe no ko yabari muri transfer nziza. Triple Sports Arena nibwo tugitangira kabisa. Guys, subscribe aho hasi dukomeze twaguriye umuryango mugari. Uyu munsi ni transfers tugiye gucisha amaso ku mugabane w'Uburayi. Ndi kumwe na Bresso ndetse na Senior. Bikwe nyuma yo gukora byinshi bigapfa. Iyi ni video ya kane dufashe uyu munsi, bimwe bigenda bigorana ahandi ingingo ziba ndende. Rero komezanya natwe kugira tuganire. Urumva
kwanze akahe Goransetsa Urasetsa byavuye he Urasetsa nanjye ntabwo mbizi Goransetsa ndi mu Kigali gute none twagiye eka duhere mu makipe muri Premier League nka shampiyona ya mbere sibyo gaduce mu makipe manini muri Chelsea na Arsenal ni Liverpool ni ngiyoboye ikiganiro buretse uhereye kuyihe ariko ntabwo gikore wenyine ahereye ku makipe mazima manini yabahereye eka duhere ni manini sofa ikiganiro kigiye tugikoreye deal buri recent maze kuba ni ya Ricardo Calafiori kuva mu ikipe ya Bologna yageze mu ikipe ya Arsenal wari umudefenseur wo muri Axe ariko bivuga ko muri Arsenal ashobora kuba yagenda agakina ku ruhande rw'ibumoso dukomeza kuri iyo deal Arteta akoze deal nziza Calafiori yarakenewe muri Arsenal cyangwa ari kiri busubize so impamvu akoze deal nziza nuko aguze umwanya wari ukenewe ni deal nziza se ubundi ko kurabishimangira no mukinnyi wigaragaje neza ari mu makinnyi bagize group stages nziza muri Elo yaratunguranye nyine ku mwanya yari gukinaho so ko yarakinaga muri equipe ya Italy akaza gukina match nziza muri Elo bigaragara nuko Arsenal ifitemo ikibazo kuri uwo mwanya kuko yagendaga ikora changement Kinyarwanda imihindagurikire y'ikirere ngaye nguko Ricardo Calafiori akomeje ku equipe nationale ubwo nawe ushobora kutujyana wenda muri equipe yakiniragamo ya Bologna ariko se ntago babihutiye kwa bamugura kuko nkeka ko kuri Spotlight nta rushanwa rikomeye twaba twaramubonye amatwavuga ngo yarahanganye cyane Arsenal ntago yabise yihutira kugura umukinnyi wenda kuko babuze cyangwa nugufatirana kuko abakinnyi muri iminsi nibibazo bakaba bamuzana byibura bikazakura ariko yahageze mu mujyo nk'uwayandi makipe hafi ya yose ku mugane w'Uburayi wo kugura abakinnyi bakiri batoya tarazitanga icyizere cyangwa se impano zitanga icyizere mu gihe kizaza Arsenal yaguze neza ikindi cya kabiri nta pressure yari iriho kuko yasaga nk'ishaka backup cyangwa se umukinnyi wa squad kurusha ko yashaka umukinnyi navuga ngo uza kuziba icyuho cyari gihari cyane ahubwo ni umukinnyi wo gufasha in case ndetse no kuba bamuteganyiriza ejo hazaza ku myaka ye mikeya ku mukinnyi muri champion ikomeye y'Abataliyani akaba akina mu ikipe nka Bologna yagize umwanya mwiza ubu ngubu bavuga ko mu myaka 60 6 decades taheruka kugera kuri uriya mwanya twamubona mu ikipe y'igihugu y'Abataliyani ni igihugu cy'umupira umukinnyi ushobora kubanzamo match 2-3 first player squad ukavuga ko mu by'ukuri Arsenal iguze neza nta gihombi igize muri make cyane nanjye nongeye kuri ibyo bintu Abataliyani turabizi ko bagira abadefenseur benshi barenze nk'umudefenseur atowe muri defense kipe yahesheje kuzakina League ushaka kuba ari mwiza ubundi bagira systeme bayita ngo ni catenaccio y'Abataliyani yo kudefend tutarava muri Arsenal benshi sezirangiye bagiye bikomeza bavuga ati rifite ikibazo ikwiye kuzaziba muri sezita kugira ngo barebe ko noneho bahanga muri Manchester City komeje kubagarika cyane biri kugorana baravuga ati muri defense ku ruhande rw'ibumoso zicenku yari ahagije na Kiwiyeho bazanye Calafiori hagati mu kibuga ko hari abakivuga ko Declan Rice Odegaard bakeneye undi muntu uzakabafasha aho hagati kuko parte imvune ze nibibazo muremeranya nabo bantu byo abigisubizo cyabike babagira inama yo gushaka ndi cyangwa nta kibazo bana hagati ya Arsenal so njyewe bagakiri kumushaka iri ku mukino uri kuri standard yo guhitaza agaperforminga neza kuri Arsenal projet Arsenal yararangiye bashikizemo projet nshyashya ubugisigaye nuko iyo projet ibintu bubatse bagenda bongeramo arebe ikigenda kibura ngo bongeremo so umukino muri aka kanya tuza agahita ajya kuri guperforminga ku rwego rwabo bagezeho negereza ko bya bigoye guhita bamubona kumukura muri ama equipe akumengaze muri Arsenal so gishoboka nuko bazakina kuri ya parte mu gihe hari agakina mu gihe yaba adahari bakiyaranje kuri abakinaga muri last season ubwo Mediane Arsenal nawe urabibona ihagije cyangwa ari inyongera bakwiye gushyiramo Mediane numvishe hari umukinnyi bavugwa ko avugwamo niba ari Merino niba ari benshi hari ba Fabian Ruiz muri PSG hari ba Douglas Luiz bagiye bavugwa harundi uri current uri recently numvishe wita Fabrizio Romano avugaho amwita Merino yo guturuka niba ari Villarreal ya Real Sociedad ako ni muri Espagne tuzabashakira izina rye wenda tumuzane bashaka ariko mu kumushaka
ni wa player swadi n'ubundi ushobora kuba atanga icyizere bavuga batese in case ko turi mu makipe ahanganira igikombe ubu ngubu tumaze imyaka 2 tubigaragaza dushobora gukomereza muri uwo mujyo ese ibisabwa ko yadukomereze muri uwo mujyo n'abasirikare bahagije ni muri urwo rwego ishaka rero n'uwo mukino n'umukinnyi hagati mu kibuga Arsenal ibyo byo kuziba ntago byari byinshi n'undi kipe yabo iracyateye ubwoba ariko baravuga ati attaque bakeneye umuntu wo kuza gufasha Kai Havertz mu bari kuvuga ubu ngubu bataka turabizi ko babuze cyane bagarutse kuri Victor Osimhen ugomba gutandukana na Napoli iyi sezo uko byagenda kose Osimhen uramubona muri Arsenal so Osimhen mu gihe Manchester yamaze kugura Zirkize abo equipe ashaka guhangana Osimhen ni PSG PSG niyo ngize kubona ishaka Osimhen ariko mu gihe yabimukeneye yacyamukeneye so kandi Kai nabonye no mu Budage ari akina nka first line nekiriza ko ari ibintu amaze kumenyera gukinaho kandi aramutse aje ntabwo nekiriza ko hagati ya Kai na Odegaard umwe bamuskip sinzi ko byashoboka ko last season aracyahari Gabriel Jesus aracyahari mbona Arsenal bijyanye n'abataka bari ku isoko idakeneye ko twabonye bavuga ati Ivan Toney uvuye mu bihano arakeneye muri ile ya Arsenal ba Watkins barabavuga uri ko Arsenal nyine bifite bahagije Jesus na Havertz baryataka mvango Jesus na Havertz ifite abawinga bakomeye ba Bukayo Saka bayikunde kuri zira forume ba Martinelli uyu muhungu wanjye wundi wavuye muri ugize akunda kuza simbuye Trossard bura nawe yashobora gukina kumukinisha nk'umwataka kandi byakunda none se abo bose Legacy zishize bari bahari kandi nanone impamvu mbaga baje kuri uyu mwataka Arsenal turabizi ko iyi sezo bagiyemo simbihakanye ariko iyi sezo bagiyemo ntago bakiri gucahinga bategetswe gutwara igikombe aho project yabibaganisha ariko mu gutegekwa gutwara igikombe icyuho bafite ntabwo icyuho kiri cyane kuri navuga ntabwo icyuho kiri kuri attaque cyane ubwo Mediane bashyizemo no mu defenseur umwe byabihagije defenseur umwe bakabona undi muntu w'umu right back mwiza mu right back we Benoit tubona cyane arashoboye ariko babonye kandi undi mu backup we mwiza koko turavuga duti ikipe yanganira igikombe uravuga uti ngize ibyago akavunika iyo karita y'umutuku agahura nka zamvune za Liverpool zasezishize abakinnyi ukajyona havunitse nk'abakinnyi batanu icyarimwe cyazamaniye ninde wamusimbura bakeneye aba backup cyane ubundi hasigaye nka squad imenyeranye bagaprofitira mu makosa ya adversaire nta kindi Arsenal nta yindi transfer ubona iri bukore ukurikije ku nta yindi transfer ubona uri guhitanga ikeneye cyangwa iri bukore ko njye umukino wo hagati ako navuze ko umukino uri kuri standard bakeneye batahita bamubona none zagura squad player ntazahaza yize ko na Fabian Ruiz nese ndo bakeneye nuza kubanzamo cyane squad player bakeneye nimero 8 ubanzamo uze gufasha Declan Rice okay cyangwa nimero 6 ushobora Declan Rice akaba yakina 8 bakaba bakina nyine bateganye mu gihe party adahati okay iyo ni Arsenal eka mbajyane muri Liverpool nubwo nta byinshi biri kwivuga ejo bundi nari kubona interview ya Arne Slot umutoza mushya so yatugenda tubigarukaho byimbitse cyane turi kunyura muri transfer zose muri rusange Arne Slot amaze Liverpool nta transfer dukwiye kwitega ngo biri bukore aravuga ati nanjye ni hatagira transfer iva muri Liverpool bizanungura Liverpool bite kwisaba kidakoma Liverpool hari bisiza baye ya gatatu so Liverpool ne equipe idakona gukora transfer nyinshi ikunda gukora utuntu ukabona nuzi igakora n'ama transfer nkuko Man City yakoraga mu gihe cyashize ikaba yarokrita abantu batazwi gutyo ikaba yazamura ama talent yabo nyine mu academy I think atavamo abantu benshi so tutwana tugenda tuzamo muri za FA za Carabao so sinekireza ko idashobora kudakora transfers cyane ko Alcantara yaragiye banabike yita hagati banabike tugo baragiye uvuga ngo hagati yasigayemo hagati mu kibuga bafitemo Curtis Jones bafitemo Wataruendo uri kuvuga ko yajya muri Marseille bafitemo ba Dominic Soboslai bafitemo ba Javier Elliott nabo bakiri muri Mediane
na Makarista Makarista wavuye muri Brighton. none se ubwo Sintekereza ko yenda ariko yagenda kuko ashobora kuba ari mu kibaki Liverpool ntabwo ari byinshi biri kuyivugamo Denis, ariko abenshi baravuga ati n'ubundi Klopp ikipe yabasigiye isa nk'iyubakitse, icyo bakeneye ni uko baza Arne Slot akaba yafatanya na ekipe yose akabashyiramo gusa agakomeza, nubwo bakitega icyo twakwita nka transfers ntabwo yazirenze imwe. Liverpool koko nibyo nyine uremeranya n'abantu bari kwandika banavuga ibintu nk'ibyo. N'ubundi wo bita Arne Slot ibyo yagiye atangaza amakuru yaba za BBC za The Athletic yaravugaga ati icyambere dufite abakinnyi beza kandi icyo dukeneye kumainteninga ni standard. Umukinnyi uza muri Liverpool niba dufite abakinnyi beza ari ku ruhe rwego, ntabwo dukeneye umukinnyi uza ari ku rwego rwo hasi ugereranyije n'abo dufite. Numva kugeza ubu nta mukinnyi twumva bashaka, gusa nawe akavuga ati byantangaza nta mukinnyi twongeyemo, kandi birumvikana koko nka ekipe ikomeye igomba kugira umukinnyi bongeramo. Kandi iyo urebye kuri buri mwanya buriya Liverpool ifite abakinnyi benshi kandi beza, usibye nk'uwo mukaseri twavugaga nyuma y'igenda rya uyu Brazil Fabinho, bakazana bita Endo Wataru w'imyaka 32. Ibi byose bakeneye undi mu backup kandi ukiri muto ufite tara nziza, ndumva ari wo mwanya uhari ishobora kuzanaho umukinnyi. Naho iyo uciye iburyo ba Suarez ba Mohamed Salah barahari, wajya ibumoso bita ba Luis Diaz barahari, wajya kuri attaque Darwin Nunez ba Jota ba Gakpo barahari. Okay, abo bose abakinnyi beza Liverpool. Abo bose tutanabitindamo cyane muri Liverpool, ariko se kujya dusoreze kuri iki kibazo tujya ku yandi makipe wenda za Chelsea ni byinshi cyane umuzamu yinjemo. Igihe Wataru Endo yabagiye ko Marseille twabonye iri serie uwo bita Dezerba mushaka avuga ati 13 murazemera bamaze kuzideclininga, baravuga twapoye ni make. Igihe Endo yabasohotse muri Liverpool twitega umukaseri ukomeye w'izina. Abakaseri bo babuze n'impamvu maniyo irimo iratinda ku isoko kandi ariwe ikeneye cyane. Abakaseri twagiye tubona abakaseri babaye nk'abataka. Isoko ryabo rya sintekereza ko Liverpool ishaka kuza kumurekura kuko n'umukinnyi witwaye neza ashaka ari mu bameyeri joueur ba Liverpool season yenda kurangira muri last. We na Makarista hagati mu kibuga barakoze cyane, so sintekereza ko Liverpool ishaka kumurekura none ikamurekura muri equipe ya Marseille. Ntekereza ko ntabwo yaba ari upgrade kuri we ntabwo ntekereza ko yaba ari se ku myaka ye bure ntiyagenda akareba ko yazura Marseille kari ikipe y'izina, ariko haracyarimo akagufu. Aracyafite akagufu. Abantu bo mu Buyapani, Abashinwa n'abantu bo muri abice bareshya nkanjye ntabwo bajya bapfa gusaza. Well ngayo ngiyo rero ntabwo gusaza kujya tubyaza igihe umusaruro kamite ntaruka Liverpool nayo tuyivuyemo. Tunyarukire mu ikipe ya Chelsea uwo bita Todd Boehly, nyuma yo kuza ibinyamakuru bikandika isoko akagura umwisi n'umugenzi, abashoboka n'abadashoboka, impinja benshi baravuga ati ni crash kontra z'imyaka myinshi cyane n'ubundi ntaruhuka. Ku nkuru iheruka iri recent ni umuzamu Philippe Jorgensen wavuye mu ikipe ya Villarreal, yarakenewe ubundi muri ikipe ya Chelsea. So umuzamu nabonye barekura ntuza Petrovic ntabwo bira official ariko baramusize ashobora kuzatandukana nayo. So ntekereza ko umuzamu yarakeneye muri buryo bwo kuba yahangana umwanya na Sanchez. Naho kuba yaza akamucenjinga agakina Sanchez nayo n'umunyezamu mwiza nukaje guhura n'imvune akaza Petrovic aramaze gufatisha umwanya ubwo kugira ngo mu equipe itsinda ntabwo ayihindura akashaka kuzaza n'undi agacenjinga, ariko ni nayo n'umuzamu akwiye kuba bari ku rwego rumwe nyine ntabwo ari kuri top class z'abanyezamu bariho kuri ubu ngubu. Ubwo nongeye kandi kantu Jorgensen bazanye bamuzaniye cyane karite yo kuba babasha gukina na bagenzi mu cyitwa distribution guherekana na defense. Chelsea ishaka guhera ahangaha ivuga tuzajya twubakira inyuma tuzamuka tujya imbere, maybe nyine ko yaba inyongera nziza kuri Sanchez twagiye tubona agorwa n'utuntu tumwe na tumwe ndetse harimo n'utuvune ya backup mwiza. Ngumye kuri Chelsea Denis, transfer zose zibaye muri Chelsea ni nyinshi cyane z'abana ntabwo twajya kuzirondora bose, ntacyo bakoze ntaba amazina, ariko tugaruke ku mutoza nawe ubwo turamura muri transfer ni Chelsea ikoze winjemo Enzo Maresca kuva mu ikipe ya Leicester City yizamuye. Uyu mugabo biri kuvuga ko ari gushaka umwataka bishoboka cyane, habaho swap deal hagati ya Napoli
n'ikipe ya Chelsea bakaba bahereza Lukaku bakabahereza abandi Osimhen ushobora kuza ku mushahara muke n'uwo yahembwaga muri Napoli kakaba kakiri kugoranamo ariko se koko Enzo Maresca ubu ngubu ikindi kintu akeneye ni umwataka we ku giti cye kwinjira muri Chelsea uramubona ute nyine tumwitegeye icyo ni iki wabwira abafana ba Chelsea? Enzo Maresca nyuma yo kuzamura Leicester City bamukura mu cyiciro cya kabiri kuvuga bati ya umutoza mwiza birukana uyu Mauricio Pochettino by'ukuri wabonaga ko atangiye kubaka Chelsea abakinnyi batangiye kumenyerana ntabwo twagizeho dute twagizeho gushidikanya sintekereza ko cyari icyemezo cyiza bijyanye n'uko yari ikipe n'ubundi irimo kwiyubaka nshyashya ku bijyanye n'abakinnyi ishaka biravugwa ko usibye n'umwataka ishaka n'umuwinga muzamu we yamaze kumubona byumvikana Chelsea igomba kuba nk'ikipe nkuru ibigomba kuba ifite umunyezamu uri ku rwego rwo hejuru ntabwo ari ukuvuga ngo uri Sanchez gusa uri mwiza ariko uba ugomba kuba uri kuri standard runaka cyangwa se pressure bahangana nyine runaka so gushaka umwataka bifite ishingiro ntabwo wambwira ko ikipe nka Chelsea izashyirwa ku mugongo n'umuntu bita Jackson wenyine ntabwo ahagije ndetse no ku rwego rwo ntekereza ko atari hari abataka baba batanga icyizere ariko urwego rwa ekipe na demand iyo ekipe iriho cyangwa se ibyo ishaka bidahura cyane ashobora kuba mu mwataka wa kabiri ushobora kuhanganira n'undi umwanya cyangwa se haje n'undi umutera pressure ashobora kudeliveringa ko kwiyenza akazagira gutya akabitsinda akayerekana icyo ashoboye akabanzamo muri ekipe yamaze no kumenyera atsinda ibitego 20 muri sezo nirwo rwego ari amakipe abariho ntabwo ari za Everton ngo watsinze ibitego 15 numva ni inzego ebyiri zitandukanye so numva rero Enzo Maresca ari mukuri kubijyanye n'uko buryo azitwara ntabwo tubizi kuko avuye mu cyiciro cya kabiri yaramenyereye icyiciro cya mbere Pochettino twe tumuzi muri Paris Saint-Germain tumuzi muri Tottenham tumuzi hehe tumuzi mu ekipa akomeye muri make buriya we ntaho tumuzi reka dutegereze turebe ubwo Chelsea ntabwo turi witindemo cyane turi kugeza kuyogaruka kuri transfer cyane kikomeye kivugwa Osimhen probably twamwitega ko yaza muri Chelsea kubyo denagarutseho byose birashoboka nyine twamubona Osimhen ngenda ndabona bigoye ko Chelsea ifite Christopher Nkunku ushaka gukina ku 9 ifite Jackson arahari Broja sinzi nimba bazamurekura ifite n'uramupito wo muri Barca sinzi nimba ariko bavuze ko nabonye Enzo avuga ko bazamugumana n'abaguze muri Barca ariko ikintu Enzo namugiraho inama nubwo ntazi nimba yanyumva ikibazo cyose ifite se abakinnyi match ebyiri zayo maze kureba ifite ikibazo cyo kugira ngo iriya inverted right back aze ari light Pochettino n'umushize abikoze kuri match nkenye eshanu za nyuma binono biza bivuye kuri left kuko rero bishobora bikina neza bitanga n'umusaruro ariko noneho ayo yabizaniye muri light yaba Malo Gusto yaba Reece James ari kugenda ariko amakross y'uburyo ntago ari kugaragara uruhande rw'uburyo ruri gupfa hazaho Malo Gusto ubwo aba yabaye nimero 10 aratera amakoroneri arajya kuri nimero 10 meze munyana mu kibuga cyane n'ubundi turi kuganira ku makipe ka tubiganiza abantu baretse n'ubundi urahita ukomezerezaho n'ubundi sibyo Chelsea hagati mu kibuga ntago ari byinshi byo kuvuga sibyo Caicedo ba Enzo bagaraga barahari barahagije reka noneho tujya muri defense n'ubundi kuko numvisha muri attack tubaye nk'ababuze icyo tuvuga cyane defense Chelsea go nta nyongera ikwiye kongeramo kamere kuri deni yituzufunikisha ko kantu ka defense ikeneye n'inyongera kuko bita Thiago Silva yagiye abandi ni ba bantu bagwirirana ba Benwa na ba Disasi nta kintu ubona ngo ndogwa cuku ngo ndi o bita Marangsare we yavuye kwizima yamutanze muri Renzi yagiye muri Renzi kuri Lance ari Rene hari na Lance iya El ndende ni Lance Rene ni yara
na enana ebyiri na ni enasa Len yake ni Lance Lance ibibazo koko ni LENS hari ka Lance kakinaga Champions League ejo bundi ENS ni Lance LENS tuve muri ibyo nabonye yagiye kuri miliyoni 25 z'amapawundi niyo ntibuka neza ariko Chelsea ifite icyo muri defense pe kuko twagiye tuyibona mu myaka yose yashize bo bita Thiago Silva niwe wabaguyoboye wamushyiriraho Disasi wamushyiraho Gocuku wamushyiraho Maranga Sare wamushyiraho bita wamushite wawe bamwita nde wundi Badiashile harundi hari Badiashile ari Korwi Charobasi Sharoba Sharoba ashaka kuba yamurekwe yagiye Sharoba arakeneye none se egera hino utaza kuva muri frame ya screen yasaga nkaho ari ubiyoboye ukabona irimo kugerageza ariko iyi saha amasezerano ngira ngo yararangiye yarigendeye Thiago Silva no mu defenseur nabonye ibyo byo kumwemera bubiretse tutaza kuboneza ariko nuvango Chelsea keneye mu defenseur ahubwo urenze numwe barabandi bose igakora misuku recommandation gusa yahubwo ngo twihuta tujya kuyana makipe impamvu dakina aba defenseur oya ahubwo waba recommand ndabarekomanda kandi tabakene ubwo none barabara nje ngwajije nkawe ku giti cyawe wowe ubona ari we waba recommand kuko bavuze ko babakeneye ko bari ku isoko nta mu defenseur uhari wajyamo oya delight says maniza aba yamworoheye none se okay ntimwajya mwihangana ubwo iyo Chelsea tubaye tuyifunyikiye aho ngaho n'ubundi tujya tugaruka none buri kipe tujye deep indani tugere mu ndiba tugenda tumenya Chelsea Arsenal Man U Liverpool n'ibiki birimo agobetse ko Will Smith ushaka kujya muri Fulham baburetse ariko aho yisunjana kure warakomeje kuri Man U na Delight Manchester United transfer zamaze kuba confirmed Lenioro zirikize uzadusobanura transfer ya Lenioro cyangwa urayitunyuramo mu masegonda 3 birakunda umunota uburenza mita mukupa siye kuzimya mikoro se nta akanyeje 55 urwego bimeze bindi imyaka 18 Lenioro transfer yagenze kope ya nutina ndabwira gusa itubwira Lenioro nakireka tuzamuka kuko ni ndende yinyuremo gato duhinsi twari tubizi ko Madrid iri kumuhanganira byagenze gute kujya Madrid imubure isange Manchester kuyivuga umunota umwe biragoye ariko Lenioro yavuye muri mu defenseur y'imyaka 18 wavuye muri equipe ya Lille ndetse yabanzaga mu mwaka ushize wose yakiniye imikino hafi 60 urumva umukinnyi ushobora gukina muri championnat ya Ligue A akayikina imikino 60 no mu defenseur mwiza harimo ubwo na za Coupe de France amarushanwa mbese yagiye akina ku myaka 18 bikavugwa ko ari muri tara z'aba defenseur harimo n'aba Carafiori ba Jared Braithwaite kuba ari mwiza bafite nago manu yagura mu defenseur mubi niyo mpamvu ngete mu munota kope za byagenze biti nini uko transfer uko yagenze Doero Kariyari mushaka Real yashakaga umu defenseur yashakaga Lenioro ariko Real kubera ko yagombaga kurangiza amasezerano y'isezo urumva yagombaga kurangiza isezo Real izana ya tactique yabo yo gusinyisha abantu nk'aba free transfer urumva yatagetinga kazahita ba free transfer kandi umupeti nawe yarayifuzaga nka equipe ikomeye ikamusinyisha nka free transfer mani irabimenya ikubita urufito hasi ikipe yarire nayo yarire nk'itarifuzaga kumurekura ku buntu ibona amafaranga yo biterangizanya na equipe miliyoni 70 z'amahero harimo n'ama add-ons irahiterangizanya na Maniyo hasigara icyemezo cy'umukinnyi ku giti cye biba ngombwa kubita Jason Wilcox amusanga mu Bubiligi abita bariyo Ferdinand binjira muri deal bemeza umupeti ubwo Jason Wilcox nka technical director mushya wa Maniyo kwaro kumwereka projet ya equipe imikinire uburyo cyazabona umwanya kuko umupeti nawe yarafite condition kuri equipe yari yose imushaka ko agomba kubona umwanya wo gukina ngiyego ni gutyo Maniyo yabashije ushyira ku ruhande Real ariko na Liverpool yaramushaka ariko Liverpool mu kumushaka umupeta abona ifite aba defenseur benshi ba Virgil van Dijk ba Konate ba Jared Kwanza ba Joe Gomez
iravuga ati hasi nameneramo ngo mbone wa mwanya wo gukina nifuza. Ajya kwa Manchester United. Manchester bitsinze igitego icyo cy'umutwe nka kimwe cya barafini. Kare twabikomoje iri kuza nk'iya gatera ntitinzamo zirikize byararangiye. Ariko Manchester biracyari kuvuga ko muri defense ntago birarangira. The Light muri Bayern bari kumvikana cyane n'ikipe cyane, hakaza Mazirawi kuri kabiri ariko uwo bita Bisaka yamaze gusohoka. Manchester United izi transfers zirakenewe. So ikine nimero 2 kuko wabonye ko ako cyane nimero 3 nta bakeneye. Nubwo bari kwirukanka ku bandi ariko urabona bakeneye. Ariko cyane nimero 3 kuko Dalot yabonye ko ni Portugal agerageze kwitwara neza igihe niyo Bisaka yagenda Daro yabasunika. Daro yagakina ariko baba bakeneye backup akantu hambere bakeneye mbere yuko bajya bibanda cyane kuri 2 nimero 3 kuko rushara vunika cyane kandi niyo baba bacungiyeho gusa nibe no kuri 2 ushaka kuvuga ati nubwo batanga utungana gutya ariko barahari ariko no kuri 3 ho n'abatanga gutya nabahari. Ariko abatanga gutya batanga gake gashoboka. Nago ndi butinde kuri deal ya Mazraoui ariko nako Dennis. Manchester United nyuma yuko Varane agiye bamusimbuje Yoro atake bazanyemo projet yabo y'abatengeje imyaka 25 bari kubaka Sajim ari kugenda aterateranya biravuga ko Casemiro ashobora kubisikana no witwa Ugarite ugiye kuva muri PSG. Yarakenewe Ugarite Casemiro koko ni ibinyina kuye kubahereza amahane akagenda nta gikenewe cyangwa yabahereza nk'undi mwaka umwe cyangwa icyambere tubanze twemere ko umukasera akenewe kandi ikindi cya kabiri twemere ko abakasera ari bake ku isoko abo twita ba nimero 6. Kuba rero Casemiro agiye kugenda ku myaka ye twabonye ko byanze waje ashobora kuba backup ye uri umunyamaroc Amrabat byaragoranye. Hari uwo mwana ukiri muto Yakobi Mayino akeneye undi muntu iruhande rwe umufasha kugira ngo uko azagenda kuri ayo experience azatekinga over ariko uwo wundi ahari. So uwo muntu ashobora kuza nka backup ifite icyo ishobora gutanga ariko atari wa muntu none wa danger ikipe ivuga uti yu ni kaseri wa danger. So umukaseri warakenewe. Undi mwanya ikimani ikeneye ni 3. Undi mwanya ikeneye ni uruhande rw'iburyo ndavuga muri wing right wing. Ubwo ndavuga kuri umuhungu twahoze tuvuga mu Brazilian Anthony. Yeah. Okay, Manchester United uko biri ibyo byose muri attack bisa nkaho bamaze gufunika wenda wing ba Anthony baracyari ba Sancho bashobora gusoka cyangwa bakaguma wenda namuze kuri nanjye mvuze kuri runo ruhande rw'iburyo. Anthony nahagije hariya mbona ko ndavuga uruhande rw'iburyo rw'inyuma right back kwa ba Bukayo Saka uyu muhungu kwa ba Wan Bissaka na Diego Daro harambona manira ni transfer y'ubusa Mazraoui nagakenewe kuko ntabwo akenewe kuko ura mwanya Bissaka iyo yabyutse neza arawutera urumva first class uwo bita Daro arabishoboye arawutera ahubwo hari indi myanya ikenewe ko bakina igipira cya quick transition ariko umupira ari mwinshi ku kirenge. Uwo Bissaka tukaba bamwe na bamwe bicara bagatijwe akavuga atakaguru ke kamwe kamufasha kwambara gusika butura no gushyiramo contre shock. Ntibakeneye umuntu w'umubola ko kuza kabafasha mu gusunika imipira bayikura muri defense ko kuri pause. Yego birashoboka ko umukinnyi akenewe ariko nanone ushobora kwibanda kuri n'abatoza afite uko babibona twe ntituri abatekinisiye cyane ariko nk'abareba umupira nanone n'uruhande rw'ibumoso ushobora kwibanda ku ruhande rumwe urundi ukarusigamo icyuho kinini ahubwo noneho icyo cyuho kikazateza ibibazo paraporo ya hahandi aho hari bike wa mugani wo gusatungana gutya ugasanga niho wongereye noneho hahandi ho hasigaye ntacyo hakazamo imbalance umuntu umufasha harimo imbalance hagati y'impande zombi. Ngo kiyo ni Manchester United ntago tuyikomojo cyane yose ariko turi kugenda tunyura mu transfer duke dushoboka eka mbasimbutse mu baturanyi i Manchester n'ubundi sibyo. City transfer nyinshi Savinho winjemo avuye muri Girona gusa. City nta kindi kintu kongeramo nta kintu cyo kuvugaho. City ifite abakinnyi ntabo yagurishije tuzi ko isanzwe ifite squad ihagije. City yo ntasha usibye nk'umudefenseur wo kuri kabiri bita Yanikuto nawe wo muri Girona nawe bari baramuzanye aho amaze imyaka inaba mu
mutanze mu ntizanyo igiye muri Strasbourg ni muhe oya muri Girona oya hari ikipe yagiyemo bagomba kumugurisha Girona aho gushaka kumugurisha n'undi muri iyo ekipe we City ntabwo tuza kwitinamo cyane impungenge zari twaribazaga ati se Kevin De Bruyne araza kuza gusohoka cyangwa arategereza azasohokera rimwe na Pep Guardiola bose basoje amasezerano yabo dore ko basigaje umwaka umwe n'umuzamu Ederson Moraes biri kuba ko yakigira mu Barabu ariko ni City igize ni City nuko nayo ifite ya projet yubatse igenda yongeramo umuntu umwe ifite n'imikino imeze neza y'abakinnyi bakina begeranye andi ni equipe ibikeneye nimero 3 ariko bitewe nuko n'imikinire yabo ntabwo ibona ko bakeneye nimero 3 Josko Vadio runaka se bura ntibahagije ye ni kutazajya muri Dortmund kuri 25 z'amapound aziko abakinnyi bose bakina defense nk'abaxia rega nibyo ndi kubona Arsenal ishaka gukora kuriya kuntu Josko Vadio ameze nk'umukinnyi ugaragara muri defense ariko nanone wing yose agasa nk'ugaragara kuri left wing nk'umudefenseur nyine left back ariko nanone muri defense batatu nyuma kamubona tu cyangwa se hakabaje Kyle Walker Diaz na ba Kanje kuri sisa ego yanashaka n'undi mu box to box City mba mbona ntuza Kovacic adahagije abasara gikina hari Kovacic azajya gukina mwinshi cyane ese kuvuga ejo bundi nk'ahari vuba ahangaha haciyemo iminsi yagiye se uhora ubanzamo Rodri Kovacic na Kevin De Bruyne cyangwa se reka arabavanga cyane uko Bernardo Silva na Matheus Nunez amaze kuzamuka Nunez yavuye muri Wolves bigoye ariko bari gute City komoza uwo bita Calvin Phillips ashobora kuza gusohokamo akaba yakisa wari gusaba ko bamugurisha byibura mu ikipe biri permanent biri kumugora cyane mu ikipe ya City yavuye muri Leeds atanga icyizere ubwongereza kine ko byaragoranye abona kandi ku myaka ye aramutse agumye muri tukaba ari kwicira kariyera akeneye ikipe imuha umwanya wo gukina tubikoze twihuta cyane eka Spurs ntago ari byinshi cyane biri kuyivugwamo ndumva amakipe ya Premier League nayo ngayo ayanditswe tugenda twakomozo dutuje tudahagaze twicaye tubiganira Triple Sports Arena ariko ntabwo nagenda nababajije kuri transfer zo mu bindi bihugu ho gatoya bavuga Barcelona ewan uwitwa Endrick na Mbappe yehese okay Barcelona kuri Nico Williams na Dani Olmo ni deal uwayo mazina abiri transfer iri hanze y'igihugu iri hanze y'Ubwongereza ihari haravugwa abo bita Nico Williams ariko bivugwa ko ubundi Nico Williams egahora mu bure ubundi yakinaga wing birabijeje umva uko bimeze umva iyo transfer Rafinha bari kubahereza amafaranga ari Hilal miliyoni 60 ariko bazanze bavuga ati ntabwo barimo bahanga amahano kuvuga kuri Nico Williams ukuntu bimeze bivuga ko equipe yamaze kumvikana n'umu agent we ndetse ndavuga nka agreement n'amasezerano amaze kuyumvikanaho ariko bita Nico Williams ari mu biruhuko niwe usigaje gufata icyemezo n'abantu be bahafi ubwo n'ababyeyi wana equipe ya Barcelona na Atletico Bilbao byarangije n'umu agent we ndumva na Atletico Bilbao nayo ahubwo nibyo biganiro bisigaye ahubwo ikibazo gisigaye ngo kiri ku mukinnyi we ku giti cye Nico Williams ngo ntarafata umwanzuro naho kuri Atletico Bilbao ntibigoye urumva niyo yamaze kumvikana n'umu agent nawe yavuganye na equipe amafaranga ikeneye abayaza ariko Barcelona ikavuga ko ibyo Nico Williams byanze irahita iri bujye kuri Daniel Olmo kandi we yanakurerega muri academy yawo bikavugwa ko yo byoroshye kuba bamukura muri Leipzig bakamuzanira muri Barcelona okay transfers ngizo akanyuma dufungiraho kugira ngo Barcelona igire umukinnyi yinjizamo kubera ikibazo cy'ubukene birasabwa ko umusore bari bazanye muto Victor Roque bamurekura bakagira undi binjizamo biracyari ibibazo by'ingutu ngaho ijambo mugenera bari badukurikiye none nziko yagiye aho oya aracya flop ubona ko yabahombe ijambo wagenera bari badukurikiye gusabana so mwakoze kudukurikira sigaye mukore subscribe subscribe to the channel comment and like aba ni wachambuzi wakubwa wa Triple Sports Arena Gusa Fred Dennis ciao